mu bapasitori naho dufitemo abapagani bo mu rusengero. Ubu tuvugane vo Bibiliya iyo reba Bibiliya twagakwiye kuba aha munsi y'itegeko rya Bibiliya, ariko usanga abantu benshi Bibiliya bayifita. Si ibitangaza ko umuntu yabwiriza nkuko ndi kubwiriza akaza gahanura yarangiza akajya mu bapfumu. Ubu dufite abapagani bo mu rusengero bajya gucisha umuntu. Twagiye tubona abapagani bo mu rusengero bakoresha ibiterane, ngo ni ibiterane byo guhembuka. Tubona abantu b'amabandi ngo bari ibitambo ngo byo kwishinganisha, ngo igitambo cyo kwihumanuza. Njya mbona banabyigisha, mugahamagara abantu nabo bakaza. Kuba bategura ibiterane hari ikibazo kirimo? Igiterane si ikibazo, ahubwo ikibazo ni ibikorerwa mu giterane. Ubu ngubu usanga insengero nyinshi ari igisirimba gusa. Ubu rege zavuye mu mabuwate, basigaye bazibyina mu nzu y'Imana. Kwitwa umuntu ngo ni umurokore, ngo ni umukozi w'Imana, ngo ni za mapasitoro, ngo ni za mavugabutumwa, agiye mu ruse, agiye kwiyogoshesha. Umufilisitiya akazaraje nawe ngari kumwoza mu bwanwa, akanwa kavugiye Imana. Ubundi zo umupasitoro ajya muri SAUNA massage kureba kari ibintu bacomeka bya bindi ngo umuriro ukaka, wagira ngo uramuro, wagira ngo no muri gihe no wagira ngo abadayimoni. Uzibira bintu bibamo, uza abadayimoni babamo. Akote hagati tubikana mukandi kanya kajya gusambana. Uri umuntu w'umupasitoro urangije uragarama umeze utya, umuntu w'umukobwa ese kuki nta mugabo ujya umasonde? Amanwa yawe bayashimashimye wageze ngo wagira ngo ni intama bari kwagaza. Uzi kubona umuntu aje kuririmba yambaye ubusa, bari abo bazahanwa kabiri. Mariniyeri yo kuryamana, robe de noix, akambara n'ikariso. Tubona tukagenda tugira gutyo ukagira ngo ni amapapa yari kugita. Mu mizi yajizo barasindaga, bamara gusinda bakaza bakavuga ati ubu amavuta araje, bakaza bakajya bakateresha abantu ari bazirindwi z'imirambararo. Kumba umuntu muri musi umwuka wera ni umwuka w'ubusinza, ahubwo yasinze yasadutse. Abitorero be uburyo bagomba kugendera kumbago akabeka abantu karisi nyine. Akaza gati vode tuzagombe 700. Uvuga ukuntu warwaye paralize, akaziramo na kanseri, bakakwigisha uburyo uzabivuga, ukavuga disikuru. Imana igwaye umuzungu, Imana igwaye umuhungu uvuye kwiga muri Harvard ze namba zibayo. Ndetse ijuru baririmba bararizi, kereka nimba ari rya Kamonyi. Ariko na Kenesa aragira ngo ijuru rya Gasogi hariya. Yagiye ajya gusenga ku muntu ngo amwe atari ari umukozi w'Imana, ageze aramusambanya. Reka nanjye ngusuhuza kandi ngushimira dukurikiye ku ISEZERANO TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu. Kuri kamera mwabonye turi kumwe na Adrien. Twishimiye kongera kuba nawe ku ISEZERANO TV. Nanjye ndanezerewe kongera kugaruka ku ISEZERANO TV. Amakuru y'iminsi Adrien? Amakuru ni meza. Narinde nshima Imana ko Imana yankuyeho accident. Niryo shimwe mfite, Imana yankuyeho urupfu. Imana ishimwe. Byagenze bite? Ahantu nari mvuye gusengera umuntu nyine saa 6 z'ijoro. Imodokari biradukubise ngo ya Adiri, nimba ari Adiri. Adiri umutoza wa PRFC? Biradukubise aradukatana, nari nguye mu ipine yiwe y'inyuma. Pole sana. Ariko Imana irandengera. Akavune mfite ni gato, Imana iraza kubigenza neza. Ariko akaboko kari kubasha gukora? Nagize ikibazo mu maguru gutya no mu ivi. Na hano mu nkokora, ariko birimo birakora, bizagenda bigenda neza. Ndashima Imana rero ko ikinyongereye iminsi yo kubaho. Buriya Imana iracyabona aricyo nkwiriye gukora, nkavuga ubutumwa bwiza. Misiyo yanjye ntirasozwe. Uko bimeze. Reka n'ubundi tubanze twiragize Imana tubone kwinjira mu kiganiro cyacu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, niwe Imana ikora iby'imbaraga, niwe Imana ikora ibikomeye. Uduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, ushyirwe hejuru kandi ugaragare mwaka kanya. Iki kiganiro kigere kure kandi gihembura imitima y'abana bawe. Urakoze Data kubyumvise. Amen. Adrien, maze iminsi nibaza ikintu. Mu rusengero habamo abapagani benshi. Mu buhe buryo? Ubundi
abapagani bo mu rusengero abantu benshi bakunda kubivuga nabi cyangwa umuntu akavuga ngo uriya muntu akizwa nabi ariko nta muntu ukizwa nabi vo ahubwo iyo haje ijambo bita gakiza aba ari ukurokoka. Noneho rero iyo bavuze ngo umupagani wo mu rusengero cyangwa ngo ni abantu ni umupagani ni umuntu ugaragaza Imana ku rurimi ariko ku mutima atayifite. Mu yandi magambo nshobora kuba nsenga ariko nta mbuto zigaragara ko nsenga. Mbwiriza ubutumwa bwiza ibyo mvuga ndasa nabyo, mpanurira abantu ariko ubuhanuzi mpanura ndasa nabwo, kandi twebwe dukwiye gusa nk'ubutumwa bwiza tuvuga. None rero iyo bavuze ngo abapagani bo mu rusengero, uriya muntu ni umupagani wo mu rusengero, ni ukuvuga ngo hari n'abapagani baba mu nzu y'Imana bo hanze yo mu rusengero, pardon. Hanze yo mu rusengero ni abantu badasenga bakaba bakora ibintu bizwi biri public. Umuntu tukaba tuzi ko ari umusambanyi, tukaba tuzi ko ari umurozi, tukaba tuzi ko ari umunyamoko. Noneho biragatsindwa n'Imana kwitwa umupasitori uri kuri umupagani wo mu rusengero. Tuvuge ukaba ku gatuti ariko uri n'umunyamoko, ukaba ati ngewe nzatumira abahutu, nzatumira abatutsi, umuntu wese kuko ndi umututsi. Umuntu utari umututsi wese ntago azicara ku ruhimbi, sinzamuha ubudiyakoni. Adrien, ubundi umuntu yageze ku rwego kuvuga ngo ni pasiteri, ni gute yicara akavuga ngo ngende umututsi, ngende umuhutu, nzatumira abahutu, nzatumira abatutsi? Nuko nyine ari umupagani, kuko mu bapasitori naho dufitemo abapagani bo mu rusengero. Nimbivuga umuntu araza kuvuga ati ariko ni gute umuntu w'umurayiki cyangwa umwizera azaga agatunga urutoki abakozi b'Imana? Niko benshi bajya bakunda kuvuga ngo ni abakozi b'Imana ngo ntibavogerwa, ariko mpamya ko abatavogerwa ni abantu bari mu muhamagara Imana ishaka. Ariko nimba abantu ari abapagani nyine bo mu rusengero, dukwiriye kuvuga kuri kose. Abafaransa bajya bavuga ngo ni ukuvuga imbwa mu mazina, Abongereza bajya bavuga ngo wanga guhinduka igihe kizaza kandi kizaguhindura. None rero urambaje ati se ni gute umuntu aba ku rwego rwa pasitoro ariko akaba yakomeza akaba umututsi cyangwa akaba umuhutu cyangwa akakomeza agasambana ariko ari pasitoro? Ni ukuvuga ngo urwo rwego rugera ariko atazi Imana. Icyo akora yitirirwa Imana, izina ry'Imana, ariko muri we nta Mana azi. Urwo rwego usaba yararugeze hate kandi Imana atayizi? Kugera ku rwego Imana atayizi ni nka rya jambo riba muri Yesaya igice cya mbere, banshakisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure. Kuko evo kuza kubwiriza ubutumwa bwiza no gusoma Bibiliya ahangaha ntabwo ari byo bigaragaza ko ndi umukozi w'Imana. Ahubwo ikintu kigaragaza ko ndi umukozi w'Imana, icya mbere umudamu wanjye akwiriye kumenya ko ndi umukozi w'Imana, nkamwerera imbuto. Ariko kuza kubwiriza ahangaha kaza kwitangazamakuru kuri public imbere y'ibihumbi 5 cyangwa y'ibihumbi 100 cyangwa 25, ariko mukanya ngakubita umugore wanjye kandi nkongera nkaza ngo Yesu ashimwe, Imana mvuga mba ntayizi. Kuko ikintu cya mbere Imana ni urukundo, ikindi cya kabiri Imana ni ibyishimo, ikindi cya gatatu ubu tuvugane vo Bibiliya iyo reba Bibiliya twagakwiye kuba ahangaha aha munsi y'itegeko rya Bibiliya, ariko usanga abantu benshi Bibiliya bayifite bayifite aha bayiri hejuru. Kuba bayiri hejuru rero ibyo kenshi bikunda kugendana n'ubwibone, kandi ubwibone bubanziriza kugwa. Kandi iyo wibonye buryo uba waguye. Umwibone wese burya ni umupagani. None rero umupagani wo mu rusengero cyangwa urambaje ati umuntu akagera ku rwego rwo kubwiriza ati azi Imana, ni gute bishoboka biti? None se muri kaminuza nta barimu bigisha theology bariko banywa itabi? No mubishyize ku rwego muri kaminuza ngo nabarimu bigisha theology kandi banywa itabi?
no kuvanga iki gitabo akagifata akagira ngo ni bibiri isanzwe kuko ntahishurirwa afite kuko ntahishurirwa afite akavuga ati iyi ni imfashanyigisho reka nirefere. none se ubu ntago dufite abapagani bo mu rusengero bajya kwiga teoloji tukayiga akagaruka kubwira ko umugore umwe atari Imana yamugeneye. Twajya mu buryo bw'imibanire n'abandi mu banyarwanda ubu kwiyi generasiyo ugasanga umuntu yaremewe umugore umwe ariko kuko ari umupagani arakubwira ati nge nasomye Bibiliya, akongera akakubwira ati ngewe nasomye Bibiliya, nta hantu Bibiliya ivuga gushyingirwa. Ariko iyo dusanga ubukwe bwa mbere bwabereye muri Edeni, Imana iremera Eva umufasha, Adamu umufasha ikamuremera Eva, Imana ikamuremera. Uranyumve vo? None rero si ibitangaza ko umuntu yaba pasitoro atera mada ari umupagani wo mu rusengero. Si ibitangaza ko umuntu yabwiriza nkuko ndi kubwiriza akaza agahanura yarangiza akajya mu bapfumu. Ubu dufite abapagani bo mu rusengero bajya gucisha akabaterekera. Dufite abaperezida b'amakorari baterekera, akajya guterekera, akayobora korari aterekera, akaba umudiyakoni aterekera. Kubera iki? Ari kwiyobagiza kwiyoberanya, ariko mu by'ukuri Imana ntayazi. Kandi mw'iki gihe ni nabyo bintu bigwiriye vo, ni nabyo bintu bibabaje Imana, kuko dufite abapagani bo mu rusengero uzi ukuntu bameze. Nasomye ijambo rintera ubwoba ngo Yesu yigeze abwira abafarisayo, abwira n'abasadukayo, arababwira ngo mumeze nk'ibituro bisize ingwa, mumeze nk'ibituro bisize ingwa. Uzi ukuntu yarababwiye muriyoberanya, mugaragara ko muzi Imana ariko muri abapagani. Kandi vo umupagani wo mu rusengero ni mubi gute? Umupagani wo mu rusengero umuntu ugusengera akanavuga ngo ntuzabyare, kandi yagusengera. Umuntu ushobora kurira akavuga ati Mana tabara runaka uzamugirire neza uzamwiyereke, mu kandi kanya agafata imyenda yawe akavuga ati ndatongereye uku nguku ntagaheke ntagashyire mugongo, kandi muririmbana muri korari. Umupagani wo mu rusengero ububi bwe mbukubwire ukuntu barutwa nabo hanze. Umuntu uguha ibiro 3 by'ubufu akakubwira ngo akira ndakugaburiye ngaburiye abana, yasize amaside yo kugira ngo upfe. Kandi aba nibo tugwije. Umuntu ugwibumbi ijana akagenda akagutaranga akavuga ko ari wowe umugize, ko ari wowe wakugize. Yakugurira ikoti ati iriya koti ubona yambaye ninjye wari muguriye, iyi nkweto ubona yambaye ukubona ari kubwiriza ninjye wamuremeye. Ubu ni nacyo kibazo dufite cy'imyigishirize mibi, kwigishwa n'umupagani ugasengerwa n'umupagani ugahanurirwa n'umupagani. Ntago yagusengera ngo bikunde umupagani wo mu rusengero. Aragusengera ariko aba ari umupagani. Yanagusengera bigakoreka, yakubyakoreka guteze kakwicira ubuhamya. Ashobora kukubwira ngo Imana iguhaye urubyaro akakaba rujya kuruzirika kuko turabafite. Ubu dufite abahanuzi b'ibiryo kugeza ku rwego babise utuzina abapagani bo mu rusengero. Nta muhanuzi uhanura atariye, ngo umuhanuzi ahanura iyo amaze kurya inyama basigaye babatega ibiryo, iyo amaze kurya inyama n'ubugari nibwo ahanura. Ngo amavuta yaje. Ubu ngubu ushaka kumva umupagani wo mu rusengero agasenga ati ndumva amavuta azamuka, ubundi vuba amavuta azamuka ajya avaye. Nyine amavuta azamuka ajya kamavuta amanuka huko. Amavuta ava mu ijuru aza kuri twebwe akatumanukira. Ariko umuntu akaba ati ngewe nabwirije amavuta arazamuka, yazamutse koko. Nibwo abwiriza akavuga ati niba tampaya ngaya byose ndabyica. Nk'iki gihe itorero ry'Imana ntago navuga rirapfuye, ariko idini imihango abantu benshi ni abanyedini
nkwibutse ko Evode idini ni igikorwa cyose cyitirirwa Imana ariko Imana itakirimo. Niko n'abapagani yes igikorwa cyose cyitirirwa Imana ariko Imana itakirimo. Example urugero yego mwaza hanga nkavuga ngo nje kuvuga ubutumwa bwiza nkavuga no ku bapagani bo mu rusengero ariko ari nge mupagani. Umuntu twagiye tubona abapagani bo mu rusengero bakoresha ibiterane ngo ni ibiterane byo guhembuka. Tubona abantu b'amabandi, tubona ibisambo byibisha Bibiliya, twagiye tubabona. Umuntu akaza agatanga ubuhamya ukuntu Imana yamukuye mu bujura ariko akaza akibisha Bibiliya akavuga ati mwumva ko Imana imbwiye kuko Imana izantabara. Akakubwira ati ushingiye ku mirimo Imana yagukoreye tanga igitambo cya Isaka, ubundi se ushingiye ku bintu Imana igukorera wayihiki. Ugasanga nta kintu waha Imana keretse kuyiha umutima unezerewe. Noneho kubera ubujura yagutuye mu mutego wo kukwereka ko iby'Imana yagukoreye biri hejuru kandi ko nta kintu waye. Akakubwira ati tanga igitambo cyo kwishinganisha. Ubu hari ibitambo ngo byo kwishinganisha, ngo igitambo cyo kwihumanuza njya mbona banabyigisha mugahamagara abantu nabo bakaza. Uzi ibintu natangariye. Uza abapagani bo mu rusengero dutunze bajya kuri radio agatanga address. Itorero ryanjye ribahanga inayote muze mbasengere mbakuriho imikoshi imyaku nimero yanjye nimva muri studio itumpamagara kunuku. None basiga bana abantu bakagwate fata nimero yanjye uzaze dusengane. Basigaye bishakira isoko. Abo ni abapagani bo mu rusengero kandi nicyo gihe tugezemo. Ni nabyo byeze. Nose Adrien hari ibintu bibiri wenda nshaka kugira ngo ubusobanuro neza. Uravuze ngo ugasanga barategura ibiterane byo guhembuka no kugira gute. Ese ibyo biterane kuba bategura ibiterane hari ikibazo kirimo? Igiterane si ikibazo. Ahubwo ikibazo ni bikorerwa mu giterane. Nuko ibyo batubwira atari byo bakora. Ibikorerwamo ni ibihe bituma uvuguta abantu n'abapagani? Hakorerwa mu bucuruzi. Baracuruza kandi tuba twaje kuvuga ubutumwa bwiza. Ubundi umuntu yumvise ubutumwa bwiza agahembuka cyo kwiriye kumubwiriza gukorura Imana kuko Imana abayizi. Ariko uzi kubwira abantu ngo ni ibiterane by'ububyutse habyuka umuntu waguye. Twagakwiye kuvuga amagambo meza atuma abantu bihana avana abantu mu byaha. Ariko ugasanga Imana yangiriye neza yambaye imodokari 5 agakiza ko kurata imyenda koko agakiza ko kurata imodokari. Ibyo ni ibintu narata indaya nazo zirazigira. Abapfumu bagenda muri Range Rover nziza kurusha abarokore. Uranyumva neze vo? Abapagani batunga amazu meza kuruta y'abarokore. Ariko ugasanga umuntu ureba Imana yego subihishe ubibwira abantu ariko wibigira indyo ubigira intego. Noneho rero urambaje ati si ibiterane n'icyaha si icyaha ahubwo nimba twavuze ngo nuguhembura abantu reka abantu baze bahembuke mu butumwa bwiza. Nimba ari ukwitanga ku murimo w'Imana bazi neza ko ari ukwitanga. Ariko kubera ubupagani bwo gucurika Bibiliya bwo gucurika ikivo Bibiliya umuntu araza akakubwira ati ni igiterane cyo guhembuka bagashyira ijambo ryo kugurura. Kubu ngubu usanga insengero nyinshi ari igisirimba gusa. Uburege zavuye mu mabuwate basigaye bazibyina mu nzu y'Imana. Muri buwate habaga udutara no mu hari bajya ngo nukwimaza. Usanga umuntu n'umupasitoro muzima ngo yagiye ngo nuko ajya ngo babyitaye muri sauna se ngo muri sauna massage. Sauna massage si mwirimbukiro. Abona abapagani bo mu rusengero kwitwa umuntu ngo numurokore ngo numukozi w'Imana ngo ni za mapasitoro ngo ni za mavuga butumwa agiye mu ruse agiye kwiyogoshesha umufilisitiya kazaraje nawe ngari kumwoza mu bwanwa akanwa kavugiye Imana. Umupagani utazi Yesu ngari kumukarabya na bya bindi bajye babakorera hangaha. Uzi ibintu bakora uzi ibintu bamuhari ahantu. Haleluya. Ndo mutumishi w'Imana ndiko mutumishi wa Bwana ndo mupasitori uri intumba huko. Kubera iki Yesu yarandangaje yigeze abwira abantu abisarudi
hagati muri akazu yazi ariko hagati yawe rero ababwiye ati wowe ufite izina ryo kuba ari kuri intumbi. Noneho Evo ubu ngubu hari ibintu byanyobeye byaranantangaje. Abahanzi basigaye basohora indirimbo ntitubabone kubera none se batwika gute bakemeza gute? Insengero zisigaye ziyobora ng'amalansha wa ntitubabone. Bya bindi byo mu mabuwate bya bitara bimyasa byo muri mu mabuwate nibyo abahanzi basigaye basohoresha indirimbo ngo bemeje. Nibyo amakorari asigaye asohoresha indirimbo ngo bemeje. Kera numvaga ijwi nk'abango reka ndebe uriya muhanzi. Ubu hari umuntu utazanga ngo muhe ikiganiro ngaguhe ikiganiro gute se? Kamera yawe itamugize inzobe imugira umuzungu atwike babone ari umuntu ngo wahatare. Ibyo byose ni ibintu bihabanye n'ijambo ry'Imana. Ni umwuka w'iki w'ubwibone w'ubupagane bwo mu rusengero. None se Adrien hari ikintu wavuze ko cya sauna massage. Sauna massage ikibazo cyawe nicyo niki? Hari ibintu tutemerewe. Hari ibintu tutemerewe. Nukubona umuntu w'umupasitoro yabyutse mu gitondo ngo agiye ngo muri siporo n'inda rwose n'ikabutura. None se umukristo ntabwo yakora siporo Adrien? Ntago mbuzije siporo. None se yemerewe gukora siporo yambaye ikabutura n'isengeri igera ahangaha indi igenda igaragara n'ibitugu n'imkembwe zose igenda bigaragara kugira ngo atwereke ibitugu. Hari ibintu tutemerewe twarahumanye. Urambwiye ngo sauna massage. Ubundi se umupasitoro ajya muri sauna massage kureba iki? Kari ibintu bacomeka bya bindi ngo umuriro ukaka. Wagira ngo uramuro wagira ngo no muri gihe no wagira ngo abadayimoni. Uzibira ibintu bibamo uza abadayimoni babamo. Uza abadayimoni babamuri ya muriro. Muri sauna se? Ubu rero mwarabyejeje. Ngo no gusirimuka ngo ni style ngo niyo ngendo. Akote hagatutubikana mukandi kanya kajya gusambana. Kubera iki? Yagiye mu badahuje. Uri umuntu w'umupasitoro urangije uragarama umeze utya umuntu w'umukobwa ese kuki nta mugabo ujya umasonde? Muri sauna massage ko nta mugabo umasonde. Urasanga abakobwa ari uko ari baba barabyize. Ni uburaya huko. Ni uburaya ni ubusambanyi bukorerwamo. Si muri gihe no muze sirimbukiro. Ese kuki bako bafite abagore bako batajya babamasa? Izo siporo zirenze kubyina batambira Imana ibyuya bikaza nimba bashaka kota umuriro ko bajya babyina ibyuya bikaza ingingo zose bazabajya bagenda bakore course birukanke bambara amatiriningi hari imyenda y'abakozi b'Imana bambara bagakora nizo siporo. Ariko kubona umuntu ari kugenda gutya ninda ejo ngo no mupasitoro ngo no muvuga butumwa. Hari ibintu biteye isoni. Ejo ngo no mukiristo kujya muri massage ejo umigaburo. Amanwa yawe bayashimashimye wageze ngo wagira ngo ni intama bari kwagaza. None se Adrien ugiye muri sauna ukagenda ugakora icyakujyanye kwitahira hari ikibazo kirimo? Ugiye kureba iki se muri sauna? Kuko urumva akenshi hari igihe wenda tubare nk'abantu bajyayo ngo no kugorora ingingo. Yashaka kubavuga ati mfite ka stress. Stress se yajya yimazwa no kuririmba gasenga. None se ubundi ivuye irakire Evo mbwira. Buriya yavuye muri sauna irashira aho kavuye kwitera gahinda. Gute? Gute? Ase so bavanira ari bagasambana. Ariko naga bajya muri sauna bose basambana. Abenshi bakora iki? Abagiye bazaze batubwire. Ubundi saba zitunze neke. Si business yo gushora amafaranga. Bagomba gukora ibintu byose bituma abantu baza. Bakazana abakobwa bambara ubusa. Umwambaro wabamo wabo w'indaye. Bambara ubusa bakurura abagabo. Batwara amaranga mutima abanyamarare. Umuntu w'urukara se bapfa kumushyiramo. Muri Miss Rwanda ko nta muntu ngo ndabona w'igikarasa. Igikara ko ntacyo ndabonamo. Bose ngo ni inzobe ngo bameze nk'ibisabo. N'ubuhenebere. None ayo matara aba muri masaye
nako muri sauna amasahe nibyo basigaye baza gukoresha video ngo namwe mwabemeje hererere ngaho gusirimba muguruka mubyina rege imbyino zo mu kabari musigaye muzibyina mu rusengero niki n'ubupagani twinjije umwuka w'uburaya twawuzanye mu rusengero uranyumva neza twawuzanye mu rusengero kandi ngabashumba bacu ngabakozi b'Imana ariko abantu benshi aho bashumbye ihene kuko bashumbye izo batazagezayo hererere naratangaye Imana yabwiye Mose ngo kiriya gihugu uzakirebesha amaso ariko ntabwo uzagera i Kanani maze iminsi vonsenga kareba ibintu biri mu besikuru kareba ubupagani buri mu bahanuzi kareba ubupagani buri mu bapasitoro kareba ubuteka mutwe nta nyota y'ijambo ry'Imana bakibwiriza bazanga gusebanya ngaho udutiku ngaho amavuti ubu se kuza kurata ko naguze imodoka nge ntayongira da uzu kamera inkweto yose nambaye urebe nijire urebe ngo Imana ngejya yambika ngo Imana iramwakura ubwo sibyo bimaze iki ubundi se mu ijuru handitsemo imyenda nambaye evo mu ijuru habamo ibitabo bivuga ngo mbona ngo hari igitabo ibitabo hakabamo n'igitabo harimo igitabo cy'ubugingo hakabamo n'igitabo cy'imirimo ese Adrien ntago bishobora kuba ubuhamya bwo kugira ngo n'abandi bizere ko Imana ishobora byose ntago bishobora kuba ubuhamya evo buretse gato ntago nagwaye ubuhamya bwo kuntu Imana yanyubakiye urugo yego ntiburi hano burahari simfite ubuhamya se bw'uburyo Imana yankuye mu bupfubyi ikanyubakira urugo ntagira mama ntagira data Imana ikankorera ubukwe ariko se naraje ndabirata erega kuvuga ubuhamya si ukwirata ku bantu hari n'abantu bajya bashyiramo n'ibirarane ubu dufite abantu bajya baririmba indirimbo z'agahinda mana we z'inyuru mana we 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 uzandemera ikibemeza indi icyemeza abandi kibemeza se ngo bigende ya papa Imana izamuremera ikibemeza ikimuhamagara yarakiremye si ngombwa ko tujya kuratira abantu Yesu yaravuze ngo imirimo yanyu igikorwa kugira ngo igaragarire imbere yanjye ntimukabikorera ijisho ry'abantu kugira ngo mugaragaze abantu hari ahantu nasomye ijambo mu rwandiko Paulo yandikiye abaheburayo cyangwa urw'abaheburayo bajya bavuga ngo kuko mwabaye bihuri kuko abantu batajya bumva so n'indirimbo zose zirimo utuntu tw'udutiku no gucyurirana sandemera ikibemeza ubupagani ubu bwaraje bugera mu nsengero aho umuntu asohora indirimbo niyo mpamvu reka tuganire abantu bari ahangaha bazanyumvire gospel ziri gusohoka umuntu aririmba ibitero bibiri agashyiramo beat nyinshi n'imbyino nyinshi bagasirimba indirimbo ikamara iminota 9 nta jambo ry'Imana ririmo ahubwo akajyana akazuke tutu karya gatuma abantu bakwarwa n'ibitero bibiri by'indirimbo kubera iki barasenga se wakurese ibihimbano udasenga uhera ku wa mbere urya ku wa kabiri urarya ku wa gatatu urarya nta kwiyiriza twega intwaro zacu ntago ari nk'iz'abantu ngiza ngo uzarwana na Satani ngo Imana izaguha ibihimbano by'umwuka ngo uri umwanditsi w'indirimbo udasenga se abaho se udasenga wabikura hese udasoma Bibiliya ngo usenga Imana iguha ibihimbano Imana ikugirire neza urabikura hese mu mafiriti ibyo byose ni ibibazo bigaragaza iki ubupagani bwo mu rusengero kandi umupagani wo mu rusengero ni mubi umuntu ukubwira ngo Imana izagukora ubwo akavuga ngo akongera akavuga ati ntugakora ubukwe erega burya umunyedini cyangwa umupagani wo mu rusengero ni kimwe n'umurozi kuko baravukana ubundi ntibabyara n'umwe kimwe n'umurozi none se bahuriye none se batandiye kane ahubwo karuye murozi mubahuko kubona umuntu aje kuririmba yambaye ubusa bari abo bazahanwa kabiri kuko baje kugusha abo mu nzu y'Imana mariniyeri yo kuryamana robe de noix
akantu akambara n'ikariso tubona tukagenda tugira gutyo ukagira ngo ni amapapa yari ku giti ukagira ngo ni imbata neza gutya. Twagiye tubona abantu bamama ngo basirimutse ngo ni abarokore, ukabona yambaye amabere yitugatse ukagira ngo ni amapapa yari ku giti ngo yemeje ngo yabahaye ngo ni umurokore ngo ni umukozi w'Imana, akajya guha umwana ibere se gute. Kera bamama bajyaga banezezwa no guheka, ariko kuko iki gihe ngo mwarasirimutse umwana kumva ibyuya bya nyina akamukunda, ibere rye rigwe kandi ngo ni umurokore. Imico indaya zigira n'abarokore basigaye bayigira, kuko nta ndaya yikoza umwana. N'ababyeyi b'i Kigali nabo mu generation ngo ntago bakikoza abana. Ibeshya ararane nawe se hajya umwana ni muri beriso kubera niyo mpamvu n'abana b'iki gihe benshi bari gukura ari ibikuke nta rukundo bafitiye ababyeyi. Barubonye se kandi ntago dufite abantu bari kubitwigisha. Umuntu akabura umuco akabura n'Imana muri we, akabura umuco akabura na Yesu. Ibyo byose nibyo ngenda mvuga. Umwuka w'idini ni ugezweho mu iki gihe. Itorero rya Yesu riri mu ibanga. Abantu tujye dutandukanya ibintu. Ntago itorero ari ADPR, ntago itorero ari Methodiste, ntago itorero ari Adventiste, ntago itorero ari Islam. N'Abadventiste kuko Adventiste bituruka ku jambo bita Advent, bivuga kugaruka kwa Yesu, abategereje Yesu. Niyo mpamvu bajyaga basuzanya ngo Maranatha bakavuga ngo umwami Yesu naze, bakavuga atakaramata mwamaze. Babaga bafite ibyiringiro, ariko basigariye ku isabato, ntibakigisha Yesu n'imihango y'Isabato. Niyo mpamvu umuntu asambana kesikora kuwa gatanu saa 11 akabafunza iduka, kuwa gatandatu saa 11 akabasubiye mu kabara akajya muri buwate ngo yizihije Sabato n'indushyi mu zindi ngo yararuhutse. Sabato ni ikiruhuko. Kubera iki? Twize nabi. Akora imigenzo y'idini kubera iki? Asigariye ku bintu byo gutinya abantu. Si byose ubu ibintu byarakomeye ngo nta mupastor usigaye batarize teology, nta muvuga butumwa bahagatutu utarize teology. Sindwanya kwiga mema, kwiga ni byiza. Umuntu urwanya kwiga ninjije yo mu buryo bwo mu mwuka, ariko si necessaire. Ubu basigaye bimika abantu ngo kuko ngo bafite PhD. Erega kwimika ufite PhD si bibi. None ikibazo ni ikihe? Baramwimika se afite iki? Nose nta bakishijwe bafite za PhD. Barimo bake, ariko barahari ariko bake. Reka tubimike rero kuko bafite ubumenyi bw'isi bakajya no bw'ijuru. None se babikorera icyo se base? Ahubwo se abo bajya bimika kenshi abapagani bo mu rusengero, abantu barwanya abandi kenshi, ibeshye uvuge ngo mbonye umusambanyi mwiri teraniro, arakubwira ati ceceka. Ubu hari abapasitoro batajya, hari umurayi utahanura mu rusengero. Ubu hari amadini amwe yakabye kabisa, barakabye akavuga ati iyo Mana ijya kubwira yaciye itanyezo ndi umushumba wawe. Imana ijya kuvugisha ibanze imereho inyereke mbwira itorero uko nge ndi umushumba. Icyubahiro cy'Imana barakihaye. Imana ikubwira ngo wabonye yerekwa rya pasiteri runaka ndinyureho ibanze insheho. Bigize iki? Utugirwa Mana imbere y'iki yabo bashumbye nabo bayoboye. Urambwira ati se kwiga koko ntabafite PhD cyangwa bafite maîtrise cyangwa bafite professora baba professeur za licence na marsanse n'amadiplome bafite Yesu barimo 100% barimo. Nta handi Imana izabura abakozi kuko dufite n'abaministri bakijijwe bera imbuto zikwiriye abihari, ariko buri wese niwe muhamagara.
arese evo ayi bintu byakomereye kuko abantu bashakira umuhamagaro muri teology kariyo mpamvu umuntu aza umuntu ngo ni pasitori akaba atasegera n'igicurane umuntu ngo ni pasitori akaba atahugura n'umuntu umuntu ngo ni umuvugabutumwa bwiza ariko ugasanga niwe winywera aka energy ka Bavaria ka dona ubwonko utwo tuntu twose niwe udufite ngo ndizamavuga butumwa n'amabandi barabeshya ni abanyedini nta Yesu bafite haririya mu mizi yajizo barasindaga bamara gusinda bakaza bakavuga ati ubu amavuta araje bakaza bakajya bakateresha abantu ari 7 z'imirambararo kumba umuntu muri muso umwuka wera n'umwuka w'ubusinza ahubwo yasinze yasadutse none abantu nabati pasiteri ari mu mavuta kandi yasinze hebundi nabonye ngo umuntu wapfuye mu pasitoro ngo yaragendaga gabanda amafaranga akabigisha uburyo bagomba kugenda ku mbago abitorero be uburyo bagomba kugendera ku mbago akabeka abantu karisi nyine ni isi muri rusange yabahaye yabemeje ni umuntu w'igitangaza oya buretse gatoya akabereka uko bagomba kugendera ku mbago kugira bigende biri none kugira ngo yereke abantu ko ari usengere bimuga koko bafite ubumuga bw'ingingo ese ariko Adrien iki kintu hari gishobora kuba kigihari kuko ari nundi mu vandimwe twakoranye ikiganiro usanze avuye ahangaha nawe icyo kintu yakivuze yavuze ko ngo ari abantu barimo gutekinika ibitangaza none se barinda babitekinika benshi ntibafite abakomisiyoneri mu ngo zabo abakomisiyoneri bagukora iki bo gushaka amakuru y'uburyo bayeho akaza gati vode tuzaguhombe 700 uvuga ukuntu warwaye paralize akaziramo na kanseri bakakwigisha uburyo uzabivuga ukavuga disikuru none se amafaranga bo bayafite batayagira se none sibyo bitangaza ntibesikora abantu erega burya ntose hari ububyutse abumugishe vo yego iyo hanuriye umuntu agakorwa kumva ubuhanuzi nibwo yigiye cy'Imana kigeze aravuga ati reka mfashe umukozi w'Imana kuko niko Imana yagaburiraga abakozi b'Imana iyo usengeye umuntu none se ushatse kumbwira ngo baba yafite ubu wasengera ministeri Imana ikamukiza kanseri ugira ngo n'imodoka ari ntiyayiguhase ari umugisha wawe ugira ngo babikora kubereke no kugira ngo barye abantu noneho babikora bate rero uvuze ko ngo baba bafite abakomisiyoneri babikora bate bahamagara abadiyakoni bawo nimbara ngo naba protocole bamwe babisaba protocole nagarira diacre nagarira abadiyakoni bakagenda kuko evoda turanye na Adrien azuko njyaza uko nkorera Imana barangiza nyine nkamenya uko ngashyira amakuru umushumba havuga ni mushumba evode iwe nuku inziye nuku icyumba cye neki iyo bibaye ngombwa nkaza nkakwigiraho n'inshuti kuko ndi mu protocole wo kwa mushumba runaka n'umugore yarayahukanye yego uranyumva neza araramukubita ukuntu ku mugore yahukanye amaze yamuciye inyuma inshuro zinizi yaramufashe agahita amubwira ati haleluya ndumva umwuka yaje sifa kwa Mungu haleluya ati wewe wicaye ku ntebe ya kabiri wambaye iyo shati imeze gutya wambaye amasogisi y'umutuku Imana irambwiye ngo ufite abana babiri kandi umugore wawe wavutse washatse mu muryango umeze gutya none umwuka wera w'Imana arambwiye ngo maze iminsi urara ukubita umugore ariko n'abadayimoni haleluya Uwiteka aravuze ngo buriya biriya bintu gafaranga yajya akavuga n'ibyo akina abenshi n'abateka mitwe nukuri hati none mukozi w'Imana tanga igitambo cyo kwihumanuza cya 30 ubundi nkugire kuri Playa Mountain ngushyire tujye muri Uganda cyangwa tujye muri Nigeria niko Imana mbwiye amashati kacikata mbega pastor werekwa evo kwerekwa bibaho nanjye nderekwa n'ukuri no guhanura baho nanjye ndiwe ndanabwiriza sibyo
ariko twe kurata inkovu z'imiringa. Sibyo se vo? Ubu nkwiriye kuza nkavuga ngo nasengeye umuntu urwaye kanseri. Ntago wabivuga se kugira ngo abantu bumve ko Imana yakoze igitangaza. Ubu urinjije. Mu buryo bwo mu mwuka. Nta Yesu ubuze. Kubera iki? None se Yesu yigeze abwira abantu ngo nakoze ibitangaza? Hari aho wigeze ubyumva? Impano zo gukora ibitangaza tuzikura kuri Yesu. Tukazikura no ku bari ba Eliya na ba Elisa. Niho tugenda tuzikura niho n'Imana agiva ngo nimunyizera muzakora ibirenze ibyo. Wigeze ubona Yesu avuga ngo mvuye gukiza umuntu umaze imyaka 38 ku kidendeze? Mvuye n'umugore wari wikoreye ikiriba cyari kirimo umwana ukuntu ndamubwira ngo muhungu kanguka. Daimoni nzibwira ngo nimugende zimbona zigahita zirukanga bakavuga ngo mwami Masaya tubare twigire mwaziriya ngurube. Yesu yigeze abivuga? Dore ku kidendeze yaravuze ngo uwanyijije ne wambwiye ngo mpaguruke, uwansengeye ni runaka muzagende namwe abasengere. Icyo nicyo bita ubutumwa bwiza. Kujya kuri radio ndi mu mwuka w'Imana, ndi pastor Imana yagurukije muri iyi minsi, ariko yaranagwagurukije muri iyi minsi ibyo uze ngusuka amavuta ashyushye. Mvuye muri Kenya, mvuye none rero Israel sindagerayo, bayigize ibikangisha, ariko hari igihe nzajyayo nkajya kureba umuntu amazi yo muri Israel. Ndaguhumana nasengeye Getsemane. Uziye kuvuga Getsemane ndamanuka njya ahura n'umushene mu kazi, ndamanuka ko nuko njya kwiriba rya Yakobo, nagiye bunaka akavuga Israel kuko yayizengurutse, yavuga amateka kugira ngo afite Yesu, ariko n'umupagani n'umwesikoro nitwa profete. Ni imigenzo ya kipagani. Ubundi umenya gute kuri umuhanuzi wowe? Atari kutabyimenye hose waburi n'umuhanuzi. Kuko harabo hano ukuntu umuririmbyi yavuze mu miroho yanyu munaniwe bimenywa nuzi imigambi yanyu. Ubundi ndi profete. Wowe Evode ukwiriye kumenya ko ndi umuhanuzi, nanjye nkaba nzi ko ndiwe, ariko sinkwiriye kuza kuri public. Urumve vo mvuge ngo ndi umuhanuzi, ndi umuvuga butumwa bwiza. Ukeneye kubyamamaza? Njewe kwamamaza nyine ndi gucuruza, ubwo ndi kwamamaza ibyo nkora. Ndi gucuruza nkuko najya kuri publicité ngatanga publicité. Ntabwo ujye babona abantu batanga publicité. Haleluya, matore na Imana yamuzanye kunuku kwamamaza igiterane ni byiza. Hako kujya ukanduka teka imitwe ugatekinika abantu ahantu Yesu ari ntago akwiriye kurangisha, ahubwo abantu Yesu ari barahabaririza. Uzi ukuntu Farawo yavuze? Yabwiye abacurabwenge n'abacurinyi arababwira ngo twakura hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Ndago Yosefu yavuze ngo ndi umuntu uri mu mwuka w'Imana. Daniyeli asobanuza iby'inzozi, yabwiye umwami aramubwira ngo duhe iminsi 3 ajya imbere y'Imana ngafungura amadirishya, ngo nuko Daniyeli akomeza gushishikara no gusobanukirwa. Ngagiye kumva yumva ijwi ramubwiye ngo yewe Daniyeli witinye, uhereye ku munsi watangire gushishikara no gusobanukirwa, gusenga kwawe kwarumviswe. Ibi nibi umwami yabonye niki bivuze. Daniyeli arakuzwa ashyirwa hejuru kubera impano zimurimo n'imbuto zimurimo, ariko ntaho nabonye Daniyeli yagiye yiyemera ngo baramugambaniraga ngo bakamutegera ku Mana ngakomeza agasenga afunguye amadirishya. Twebwe dukwiriye gusenga, uranyumve vo, nkwiriye gusengera abarwayi bagakira ngakomeza nkabasengera bagakira. Si ahubwo uriya mwanya bawukura he? Ukwiyamamaza se? Kujya kubwira abantu ko bakijije kanseri. Uriya mwanya bawukura kujya kubwira abantu ko basengera abadayimoni. Ibihamya Kristo se nibyo?
none se abarangi bo ntago bajya bagenda bakabashyiramo ibindi bakabakuramo n'ibindi? Ni umwuka wa kinyedini, gifarisayo. Abafarisayo ikintu bisobanura biravuze ngo ni abantu bitandukanije, ariko birikongera bavuga ngo witandukanya n'abandi abafite icyararikiye. Dufite abashumba benshi bagiye basengera abantu bagakira, dufite abavugabutumwa benshi bagiye basengera abantu bagakira, Imana ikabakiza kanseri, dayimoni zikava mu bantu bagakira bakabohoka, ariko ukabutabaza. Dore Yesu akaba ari umuzi, Yesu akaba ari umuzi wenyine. Icyo nendaga kuvuga nuko warumbajije ate se ibyo bintu koko hari ikibazo? Umuntu yize teoloji hari ikibazo? Si ikibazo, ariko biragatangazwa ko najya gushakira kubwiriza muri teoloji. Ubundi se teoloji itanga kubwiriza kifasha umuntu uzi kubwiriza huko. Imana idutabare. Ibyo bintu bituma abantu batureba bakabona ati aba barakore n'abasazi, kandi ko kwirebye usanga bamwe ari nk'abasazi. Gute? None se ushatse kumbwira ngo ni gute ngewe Vode nagusengera Imana ikagukiza urushwima nkagutanga imbere kubwira abantu ko nagusengeye ugakira urushwima, aho gutanga abantu wowe ugenda uvuga ati Adrien yaransengeye Imana inkiza urushwima, uzagenda gusengera ngahita ngutanga imbere nkanakubwira ati jya kuri radio uze imbere ya kamera ubiratira abantu. Urumva nta kintu kirimo? Harimo icyo bita maguye, harimo maguye ni ukwibisha abantu ukoresheje iki? Escolo, kubeshya, ubutekamutwe. Nyambona abasitari bagenda ngo bagakamera amazu yabo, ni byiza kandi koko, ariko se nyambona bagenda babyiratane. Ariko naratangaye kubona umuntu ngo n'umukozi w'Imana asengeye igicuri kigakira akaza kirata. Niyo mpamvu n'ibitangazo usiko bona bitagikoreka. Ubu mwe muzika ngo ibitangaza bigikoreka cyane, biranakoreka kandi koko. Umwuka wera urondora ko umuntu arwaye sida, nturondore ko umuntu yica mu mutima. Umwuka wera ubundi urera ubwo. Umwuka wera ubwira umuntu ko yaburaye, ntumubwire ko yasambanye ari mu ishuri ry'Imana. Umwuka wera ni umwuka wera nyabaki. Imana ibwira abantu ko ibahaye visa, ntibabwire ko ari abanyamoko, ntibihanisha amoko. Yesu ntabwo yigeze akiza umutima atakijije umubiri, nta nubwo yakizaga umubiri atakijije umutima. Yabanzaga agakiza umutima akajya yakiza umubiri nyuma. Ariko biratangaye kubwira umuntu ngo Imana ngo abakobwa ubu barabesi ko yabeshe bafite amasezerano y'amahuri, aba hanze bo bararushye. Imana iguhaye umuzungu, Imana iguhaye umuhungu uvuye kwiga muri Harvard ze namba zibayo. Muri Amerika babayo bazambwire nta marimba bayo, nkuko mu Rwanda hari irusororo hahari, ni Gasanze, ni Kinyinya, aho nta marimba bayo. Haraho badahamba sa? None se muri Canada no muri Turukiya nta marimba bayo? Ni mu ijuru se bageze. Ariko naranatangaye, erega iyi si nimbura buturevo, ntago ari mu ijuru. Iyo bari umurimbyi yaravuze ngo niho abizera bazajya kuba. Muri iyi si ntaho tuzakirira, ariko aravuga ngo mu ijuru niho iwabo wabizera. Tuzimurwa mu isi tugera iwacu aheza twubakiwe n'umukiza. Ku Mana yacu hari amazu meza, ku buryo muri Canada twabigira itike. Ego se ndajyayo pe. Kera ntarajye Kigali, ntataragera Kigali, najyaga numva Kigali nta giturage kihaba, najyaga numva Kigali nta mukene uhaba, najyaga numva Kigali nta bapangayi bahari, najyaga numva Kigali nta basonje babayo.
ariko narageze nsanga abayabashonje, nsanga ari abakodesha, nanjye ndakodesha, nsanga nimbura buturo nk'ahandi. Izi nimbura buturo. Noneho rero Evode kubera ibigeragezo byinshi n'umubabaro mwinshi abantu benshi bafite, abantu benshi babajyana mu ntege nkeya kenshi z'ibyo bararikiye. Bya bindi Paulo yandikiye Timoteyo ngo benshi hazaza uburyarya bw'abigishwa kuko bazaba bigisha inyigisho zihuje n'irari ryabo. Ibyo byose ni imihango y'idini rero. Abo bantu rero ubona ibyo byose nakombenye ngashyira hamwe, nibyo ubona agakiza ntako. Niyo mpamvu sigo ubona umuntu ngasengera kwa pastor runaka akarutwa n'umusinzi. Abasinzi barakundana, ariko ugasanga umuntu utekere, imagine umuririmbyi aririmbana n'undi ariko akaba atageriwe. Kubera iki? Ko batumvikana? Kubera ko badakundana. Ndetse ijuru baririmba bararizi, kereka nimba ari rya Kamonyi. Ariko na Kenesa aragira ngo ijuru rya Gasogi hariya, kereka nimba ari ryo baririmba. Ariko ijuru ry'Imana Data n'umwana wayo n'umwuka wera rizajyamo abantu bihannye neza, bakijijwe, bakunda Imana kandi batinya Imana. Abantu benshi bakunda Imana ariko ntibayitinya, abandi benshi barayitinya ariko ntibayikunda. Urumve vo ibyo byose navuze ni ibintu bijyanye n'imihango y'idini n'imico y'ubunyedini bituma abantu benshi badakizwa. Ubu abantuzi benshi badindije abantu. Hejuru naye nakiriye umuntu harambwira ati ngiye nagiye kwakira, nagiye gusenga, umuntu bamundanye ngezeyo nsanga aransambanye kandi tutanaziranye. Bamumuranye ngamusengera. Yagiye ajya gusenga ku muntu ngo amwe atari ari umukozi w'Imana, ageze aramusambanya. Uwo muntu Yesu atamwomoye yazavuga ko abantuzi babaho? Kavuga ati niba abateka mutwe babasambanya. Nababwiye uburyo umwana twasenganye Imana namwe ngo uyu mugwana agiye kuzagira kuzagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Umuvuga butumwa mu itorero rimwe rinakomeye rinazwe ngo ni itorero ry'umwuka. Harangije ajya imbere y'abantu aramubwira ati nabonye ibi n'ibi, aramubwira tuzaze. Ageze ngafite groupe asengeramo, asanga uwo muvuga butumwa yakodesheje apartment. Ajya yarangije aramufungirana, umwana w'umukobwa ajya agira ngo agiye gusenga, aramufungirana aramusambanya. Arangije arabangona ngo n'Imana yarizi ko umugore yangungaritse irampembye. Umuntu Yesu atahabaye yakira igikomere. Niba dukomeretsa abantu barwaye, niba dukomeretsa abantu badafite urubyaro, pastor akavuga tuzabyara, wowe uzabyara no kumaye miliyari, uzabyara kumaye miliyoni 10. Ariko none vo reka mbwira abantu kuroga atari urogora. Amen. Uvuma si uvumura, utongera ntagarukura ibitongera. Dufite Imana irogora, dufite Imana ivumura, dufite Imana ikiza imitongerano. Pasitoro, mushumba, evangeliste, profete cyangwa umuhanuzi, rabbi, ntago ari bo bandi Imana yaremye. Ni inzira Imana yaciyemo kugira ngo tunyuremo ibisubizo, ariko ntago ari bo bandi Imana yaciye kugira ngo turuhireho. Imana ibababarire. None se Adrien, wenda turimo tunagana ku musozo, ndi kwibaza ibyo bintu byose tubwiye, umuntu ushobora kubyumva ataragera mu rusengero, atarakizwa, reka ariko tubivuga, byumvisha gutyo cyangwa se akabibonesha amaso, uwo muntu yaba agikijijwe? Ntiyavuga ati mu rusengero burya niho ibyaha biba, ahubwo reka nigumiraho narinde? Yakizwa kuko impamvu twavuze ku bapagani bo mu rusengero, twavuze ibibi biri kubera mu murimo w'Imana, ariko ibiri hanze byo ni ishyano, biteye ubwoba. Noneho rero kuvuga ngo ntiyakizwa, ni bamwe bo mu nzu y'Imana, ntago bo mu nzu y'Imana bose bateye uko. Ahazagera nk'uko mu kazi ugeraho ugasanga abantu baragukunda abandi bakakwanga, ni nako no mu rusengero hameze.
uzi impamvu sevo turacyari mu isi ntabwo turagera mu ijuru nubwo bimeze gutyo Imana iracyafite abakozi sibyo Imana iracyafite abanyamuhamagara ntabwo rero abantu bose ari abapagani icyo agomba kukimenya akanakizwaho kagahunga kubera ko hanze nta mahoro ahari n'ababikora bakwiriye kwihana uzi ko ubushumbye umuntu evo uri roromodo uri umubyeyi wo mu mwuka spiritual father cyangwa spiritual mother umubyeyi w'umumama wo mu buryo bw'umwuka ariko akakubwira ati wowe runaka uzabyara ari uko umbajije umuhanuzi wagutoje agakiza ukamugira neza ukamwubakira inzu ukamuha amafaranga ejo akakubwira ati wowe narakuvomye umuntu agahita akavuga ati kwa jinara Yesu ariko nanone Imana ifite abavumura aho bagiye bahura n'ababavuma nibatinde mu nzu y'Imana bazahura n'ubundi n'ababavumura nibavama uko bazaba barushye kabiri nicyo navuga naho ubundi Imana dutabare yego Adrien reka ngushimire cyane kubw'ikiganiro cyiza uduhaye kirimo impuguro nyinshi wenda hari n'ibindi bitwatekereza kuvuga ariko ntekereza ko ibyiza twazakora wenda ikindi kiganiro yego reka tuzohereze kimwe cyangwa ahubwo wenda hari wavuga ati uyu mugabo ko ndeba afite impuguro nziza afite inama nziza yakubona gute kugira ngo ubundi dusoze nadusengera bon burya sugira ngo wageze ku isezerano aba yambonye yego hariho nimero zanjye biroroshye no kuri Horeb TV bajya bakurikirane ibiganiro n'ibyo abantu bahambonera ntacyo nimero turaza kuzipininga yego wadusengera tugasoza uri Imana ivuga umuntu wese wakomerekejwe n'umupagani wo mu rusengero mubabarire kandi umuhagakiza kandi wongere umwigishe gukizwa kugira ngo akumenye abapagani bo mu rusengero nabo kandi ubasura bahagakiza kuko itorero ritarava mu isi nayo mpamvu gifite imbabazi nyemerera rero bababarire kandi batabare ushyigikira imfubyi ushyigikira abapfakazi aba bantu bakomerekejwe n'abakozi b'Imana ubomore abakomerekejwe n'abashumbu ubomore abakomerekejwe n'abavuga butumwa bagenzi banjye n'abanuzi bagenzi banjye ubomoresha ijambo ryawe ubahuze n'abantu babo b'umumaro kugira ngo iby'Imana igambirira kuri bo ibyo ngibyo bibe kandi Imana bashyigikire kandi ababuze urubyaro bahe kubyara ababuze urushako ububakire ingo ushyigikire mwami abari mu bukode urengera abari hanze y'u Rwanda ababuze ibyangombwa bibahe utabare buri umwe wese kandi ushyigikire umuntu wese wumvise ikiganiro iki kiganiro kigere kure Isezerano TV uyihire yaguke kandi ibone umugisha ujye uyabanyamumaro kandi uyishyireho igikundiro umwuka wera w'Imana agwire ku Isezerano TV mu izina rya Kristo Yesu amen.